muri iyi si yacu hakenewe umuntu ukoresha ukuri mu byo akora byose, nta kundi inyungu ngo atakaze icyizere, ahubwo akajya abera abandi humure, akishimira kubera abandi umugisha, uwo nguwo arakenewe ahantu hose. Nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, gira intsinzi isanga Yesu, nganya ibyatunaniye. Ubunebwe nabwo buteje isakaga, uri gukora ugasekwa n'udakora, abadakora bifuza gusa neza, nta cyubahiro bazigera bagira, ni nayo mpamvu ibyaha byabaye byinshi, murebe namwe umuntu arabuze rwose. Ubunebwe nabwo buteje isakaga, uri gukora ugasekwa n'udakora, abadakora bifuza gusa neza, nta cyubahiro bazigera bagira, ni nayo mpamvu ibyaha byabaye byinshi, murebe namwe umuntu arabuze rwose. Nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, gira intsinzi isanga Yesu, nganya ibyatunaniye. Ese niba wumvise ko umuntu abuze, ntiwaharanira kubaho wifuzwa, ukagira imico myiza na gahunda, abakugana bagataha bishimye, cyuba igisubizo mu bibazo bafite, abakubona bahimbaza umuremyi. Ese niba wumvise ko umuntu abuze, ntiwaharanira kubaho wifuzwa, ukagira imico myiza na gahunda, abakugana bagataha bishimye, cyuba igisubizo mu bibazo bafite, abakubona bahimbaza umuremyi. Nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, gira intsinzi isanga Yesu, nganya ibyatunaniye. Nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, gira intsinzi isanga Yesu, nganya ibyatunaniye.